tubashimiye ko murimo kutwumva. Wigeze wibaza ibibazo ku bintu bibaho iyo usinziriye? Biragoye kuvuga ngo ejo haba hashize cyangwa se hazaza igihe utasinziriye. Abantu basobanukiwe umumaro ndetse n'uburyo ibikorwa nko kurya ndetse no kororoka bikorwamo, ariko uyu munsi nibwo barimo kuvumbura uburyo gusinzira bikorwa. Ubundi kubera iki dusinzira? Niba warigeze gutekereza ko gusinzira ari uguta igihe, ongera ubitekerezeho. Ntabwo ushobora kubaho udasinzira. Kubaho udasinzira neza ni ukubaho nabi. Ni kimwe no kurya cyangwa se kunywa. Gusinzira neza mu ijoro gishobora kuba ari cyo kintu cyiza ushobora gukorera umubiri wawe buri munsi. Hanyuma ni ibiki biba igihe dusinziriye? Ko tutazi biba birimo kutubaho n'ibirimo kuba hanze, bivuze ko ubwonko buba bwahagaritse gukora. Ibirebana no kurota byo ni ibiki? Amashusho, amajwi n'impumuro twumva mu nzozi biva he? Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Umuntu ni inyamaswa iremye ku buryo ikora ku manywa, mu ijoro igasinzira. Abantu bakora ijoro babigenza bate? Ko twebwe iyo butangiye kwira duhita dutangira guhondobera. Reka tuganire ku bitotsi. Tuvuge ku buryo bigenda mu mubiri w'umuntu cyangwa se uw'indi nyamaswa kugira ngo isinzire. Abacuruzi bose bazakubwira ko umukiriya ari umwami, bashaka kukubwira ko icyifuzo cy'umukiriya cyose cyubahirizwa. Ariko ni gute wasobanura uburyo umukiriya bavuga ko ari umwami, ariko buri munsi uwo mukiriya agakora urugendo rw'ibirometero agiye guhaha? Niba ari umwami koko, kubera iki ibyo yifuza kugura batabimuzanira aho ari? Ibi rero nibyo WGP Group Technology yamenye mbere y'abandi bose, maze izana kwihahiro. Uru ni urubuga rwa internet uhahiraho ibyo uhashye bakabikuzanira aho uri hose utagenze na metero imwe. kwihahiro.com. Icyo bigusaba cyonyine ni ukujya kuri uru rubuga kwihahiro.com. Uhita uhingukira kuri paji ibanza iri ibicuruzwa bitandukanye, kuva ku byo kurya, imyambaro, ibikoresho bya siporo n'ibindi. Ukanda handitse shop now, bahita bakwereka ibyiciro by'ibicuruzwa bihari. Ugahitamo icyo ushaka. Nk'urugero, ugahitamo uyu mwambaro wa siporo, bakwereka igiciro cyawo. Ugakanda handitse add to cart, bivuze ko ubushyize mu gapaniye k'ibyo uguze. Uhita ukanda hejuru ahari akamenyetso k'agapaniye k'ibicuruzwa, bakwereka wa mwenda wamaze kugeramo. Ubundi ukajya handitse proceed to checkout. Hano bagusaba gufungura konti niba utayifite cyangwa se ugakoresha iyo ufite. Niba utayifite, jya handitse create account. Baragusaba kwandika izina ryawe na email. Hepfo baraguha password uzajya ukoresha, ariko wanahimba yawe. Ubundi ukande kuri create account. Account irabibonetse. Ubundi baguha ushyira email na password winjire muri account yawe. Harita haza page igusaba gushyiramo nimero ya telefone umuntu ukuzaniye ibicuruzwa kubonaho. Ubundi ujya kuri continue to address, ushyiremo igicuruzwa kiza kugusanga. Ubundi baguha uburyo bwo kwishyura, niba ari momo bakwereke kode, cyangwa se niba wishyura cash igicuruzwa kikugezeho. Hano ikiba gisigaye ni ugutegereza iminota mike cyane, ubundi icyo waguze kikagusanga aho uherereye. Ugize ikibazo cyihutirwa kuri uru rubuga, hamagara 07 95 57 15 16. Ntibazakubeshye. Uku niko umukiriya aba umwami. kwihahiro.com. Tumara 1/3 cy'ubuzima bwacu dusinziriye. Niba hari umuntu uzi wapfuye afite imyaka 60 y'amavuko, uramutse wegeranije amasaha yose yamaze asinziriye, ayo masaha yagwa mu myaka igera muri 20. Imyaka 20 yose utazi birimo kubera hanze, utazi birimo kuba ku mubiri wawe, ndetse utazi niba ukiriho, kenshi utaninyeganyeza. Ibi bintu byikora bite? Kuryama cyangwa se ukicara ntunyeganyege, ugafunga amaso, ukabaho udashobora kugira ikintu na kimwe ukora mu bintu byose tuvuga ko bidufitiye umumaro, nko kurya, kunywa, guhuza ibitsina. Kubera iki tumara 1/3 cy'ubuzima bwose turi muri iki gikorwa kidatanga umusaruro na muke mu birebana n'amikoro? Igikorwa cya mbere cy'intege nke, aho udashobora kwitabara cyangwa se kwirengera. Uyu munsi mu isi hasigaye hari abantu b'impuguke mu birebana n'ibitotsi, bize umumaro w'ibitotsi ku bwonko bwacu, haba mu kuruhuka, mu gufata mu mutwe, ndetse no mu kuvugurura tumwe mu tunyangingo tw'umubiri twashaje, no mu kwivura k'umubiri zimwe mu ndwara. Ubwonko bw'umuntu burakora cyane iyo ari maso,
ariko iyo asinziriye nabwo bukomeza gukora cyane. Ibitotsi ni ikintu umubiri w'ikinyabuzima ukeneye nk'uko ukeneye intungamubiri. ibintu bitangaje cyane kubera ko inyamaswa zose zirasinzira, kuva ku munyorogoto, utunyamaswa tuba mu mazi, ibinyamunjonjorerwa ndetse n'ama octopus, arizo nyamaswa zifite imiterere y'umubiri itandukanye n'iyacu. Izi zose zisinzira hafi igihe kingana n'icyo tw'abantu dusinzira. Uwo yitwa Gina Paul, ni umuhanga mu birebana n'imikorere y'ubwonko, yigisha muri kaminuza ya California Los Angeles UCLA. Isi yageneye buri nyamaswa uburyo bwayo bwo gusinzira bitewe n'aho iri. Twebwe dukora ibitanda na za matera zinepa cyane, tukabishyira mu byumba byiza cyane bisize amarangi birimo amabara atandukanye kandi bikorerwa amasuku buri munsi. Inka zacu tuzicira icyarire, inyoni zubaka ibyari zigasinzirira ku mashami y'ibiti. Buri nyamaswa isinzira igihe kingana n'umutekano w'aho isinzirira. Jerry Siegel nawe ni impuguke mu birebana n'imikorere y'ubwonko, akaba umwarimu muri UCLA. Zimwe mu nyamaswa iyo zisinziriye ziba ziri mu byago byinshi byo gupfa cyangwa guhohoterwa. Izindi nyamaswa ziba zitekanye cyane iyo zisinziriye. Inyamaswa ziba zidatekanye iyo zisinziriye ntabwo zisinzira cyane. Iyo inyamaswa iba ahantu harangaye iba igomba kumara igihe kinini iri maso kandi yasinzira ikirinda gusinzira bikomeye kugira ngo idatungurwa n'icyago. Nka twiga cyangwa se gasumbashyamba iramutse isinzira nk'uko intare isinzira, ubu nta twiga n'imwe iba isigaye ku isi. Aha noneho ushobora kumva impamvu twebwe abantu tumara 1/3 cy'ubuzima bwacu dusinziriye. Gusinzira tubishoramo amafaranga, tukubaka amahoteli, tugakora ubushakashatsi, tugakora ibinini bidusinziriza. Dukora byose bishoboka kugira ngo dusinzire. Tuba mu mitamenwa, tugira ibitanda na za matera zinepa. Mu buriri niho tubona umutekano uhagije kurusha ahandi hose tugenda, mu gihe isha idashobora gukora iryo kosa ryo guhunikira. Yo mu bitotsi cyangwa se isinziriye nicyo gihe iba ifite umutekano muke kurusha ikindi gihe cyose. Twebwe abantu turasinzira nibyo, ariko inyamaswa iyobora Champions League mu bitotsi cyangwa se ihagarariye izindi zose mu birebana no gusinzira ni agacurama. Gasinzira amasaha 20 kuri 28 ku munsi, kaba gafite amasaha ane yonyine yo kuba kari maso kandi gasinzira gacuramye ku bikuta cyangwa se mu buvumo. Uyu ni umwihariko ku zindi nyamaswa zose kubera ko agacurama kaba ahantu hatari umutekano, ariko gasinzira igihe kinini kurusha abantu. Ku rundi ruhande, inyamaswa ya mbere yashoboye guhanga gashya mu birebana no gusinzira kurusha izindi zose ni inyamaswa yibera munsi y'inyanja ku ndiba z'amazi magari, Dauphin. Inyamaswa y'inyamabere iba mu mazi ishobora kwitiranwa n'ifi ya rutura. Ni inyamaswa isinzira igenda cyangwa se irimo guhiga. Mu gusinzira kwayo, isinziriza igice kimwe cy'ubwonko, ikindi kikaba kiri maso kirimo gukora nk'ibisanzwe. Nubasha kubona izi nyamaswa ziri mu mazi, ushobora kuzamenya niba isinziriye cyangwa se niba iri maso. Gusa buri gihe uzayibona irimo kugenda cyangwa se ikora ibindi bikorwa kubera ko ntabwo ari nkatwe ngo igire igihe cyo kuryama. Ifite imiterere nk'iy'ifi. Niba ujya ubona uburyo ifi ifite ibimeze nk'amababa biri kuri buri ruhande, igice cyayo cy'ibumoso gikoreshwa n'igice cy'ubwonko cy'iburyo, igice cyayo cy'iburyo kikagenzurwa n'igice cy'ubwonko cy'ibumoso. Iyo igice cy'ubwonko bwayo cy'ibumoso gisinziriye, igice cy'umubiri wayo cy'iburyo kiba kitarimo gukora, ubona cyahagaze, mu gihe ikindi gice gisigaye kiba kirimo gukora cyifasha koga. Iyo igice cy'ubwonko bwayo cy'ibumoso gisinziriye, igice cy'umubiri wayo cy'iburyo nacyo kiba cyahagaritse gukora. Benshi tukiri abana ndetse yewe no mu myaka yacu y'ubukuru twakunze kwibaza uburyo amafi asinzira, bitewe n'uko tuzi ko amazi ashobora kudukangura mu gihe amafi yo yibera mu mazi. Twebwe mu gusinzira kwacu turirambika, tugafunga amaso, umuvuduko duhumekaho ukagabanuka, ubundi tugatakaza ubushobozi bwo kumenya ibirimo kuba hafi aho ngaho cyangwa se n'ibirimo kutubaho. Amafi yo ntabwo afite tuno duhu two ku maso yacu dutuma ijisho ryifunga cyangwa se rikifungura. Twebwe turadufite, dushobora guhisha ijisho cyangwa se tukarihishura, ni ukuvuga kurifunga no kurifungura, bitewe n'uko tuba mu isi yuzuye umukungugu n'ibindi bitotsi byinshi byadutokoza, aho gutokorwa byoroshye cyane, bityo ijisho ryacu rifite uburyo bwo kwifunga no kwifungura. Amafi yo ntabwo ashobora gufunga ijisho cyangwa se kurifungura, ijisho ry'ifi rihora rikanuye.
amafi asinzira akanuye. Amwe muri yo asinzira ku manywa agakanguka mu ijoro, andi agasinzira mu ijoro agakanguka mu gitondo nkatwe. Biroroshye kureba ifi mu mazi ukamenya niba isinziriye cyangwa se niba iri maso. Iyo zishaka gusinzira ziramanuka zikajya ku ndiba y'amazi, igahagarara ahantu hamwe ntinyeganyege, kandi wareba uburyo amazi agenda yinjira mu mubiri anayisohokamo mu gikorwa cyo guhumeka, ukabona ko birimo kuba ku muvuduko muto cyane. Iki gihe iba isinziriye. Ibi birumvikana cyane, ariko gusinzira k'umuntu byo ni igikorwa gisaba ko umubiri ugitegura bihagije, kandi kikabamo amayobera menshi. Ni iki mu by'ukuri kiba mu bwonko bwacu iyo dusinziriye? Mu bitotsi, niba usinzira amasaha 5, 6 cyangwa se 8, ntabwo ujya mu buriri ngo ufunge amaso usinzire kugeza mu gitondo. Mu bitotsi habamo ibyiciro bitandukanye. Ibi impuguke mu by'ibitotsi zibibona iyo zishyize ku mutwe w'umuntu twa twuma dukurura amakuru y'ibirimo kuba mu bwonko bw'umuntu, maze uwo muntu agasinzira. Aha bashobora kubona uko ubwonko bwe burimo gukora ndetse n'icyo burimo gukora iyo asinziriye. Ubusanzwe twebwe abantu turi inyamaswa z'amanywa, dusinzira iyo ijoro riguye. Ni ukuvuga iyo urumuri kamere ruvuyeho, tugakanguka iyo umwijima kamere uvuyeho ugasimburwa n'urumuri kamere. Bavuga ko iyo uryamye mu ijoro ugafunga amaso ntiwinyeganyeze, ntiwikubaganye, ukamara iminota 15 umeze uko nguko, uhita usinzira. Iri ni ryo banga ryo gusinzira. Impamvu y'ibi ni uko umubiri w'umuntu wifitemo isaha yawo imenya ko ari mu ijoro cyangwa se ari ku manywa. Iyo bwije, iyo saha itangira gukurura tuno duhu dufunga amaso, ikadukurura ituganisha hasi ku buryo amaso yifunga mu buryo bworoshye cyane. Hanyuma mu gitondo iyo saha igasunika turiya duhu idusubiza hejuru, ijisho rikifungura. Iyi ngiyi yitwa isaha, ariko ntabwo ari isaha nk'iyi ngiyi tuzi ifatika, ahubwo ni uburyo bw'imikorere y'umubiri bitewe n'uko wubatse. Ibi byose ni akazi gakorwa n'imisemburo itandukanye ivugurwa n'umubiri. Hari imisemburo myinshi umubiri uvubura bitewe n'uko ari mu ijoro cyangwa se n'uko ari ku manywa, ariko reka tuvuge kuri ibiri muri yo: uwitwa melatonine n'uwitwa serotonine. Ni imisemburo ivugurwa n'umubiri mu buryo busimburana ku manywa na nijoro. Dore uko bigenda: iyo ari ku manywa urebesha amaso yawe ugahita ubona neza ko ari ku manywa, kubera ko haba hari urumuri nyine kamere. Ijisho ryawe rikurura urwo rumuri rw'amanywa, rigahita rirwoherereza urwungano ruba mu bwonko rwitwa glande pineale. Glande pineale iyo imenye ko hanze ari ku manywa cyangwa se ko habona, nayo ihita yohereza ayo makuru ku gace k'ubwonko kitwa hypothalamus. Hypothalamus ni ivubura imisemburo myinshi ubwonko buvubura. Hypothalamus iyo ikibona amakuru avuye kuri glande pineale nayo yakuye ku jisho avuga ko hanze ari ku manywa, ihita ivubura umusemburo witwa serotonine. Serotonine ni umusemburo ufungura ku mugaragaro ibikorwa byose by'umubiri byo ku manywa. Ugira uruhare rukomeye cyane mu marangamutima ndetse n'uburyo umuntu yiyumva, ni ukuvuga akanyamuneza cyangwa se umunabi. Ni ukuvuga ko iyo ufunguye amaso mu gitondo ugikanguka, amaso yawe akabona urumuri rw'amanywa, ako kanya ayo makuru y'uko ari ku manywa ahita yohererezwa glande pineale, nayo igahita iyaha hypothalamus. Mu kanya gato cyane serotonine igahita ivubuka, igahita ijya gukangura ibice byose by'umubiri byari bimaze umwanya bidakora, bigahita bitangira gukora. Nuko ukabaduka mu gitondo ukajya mu kazi. Ku rundi ruhande, buri gihe iyo bwije, izuba rikarenga, ijoro rikagwa, ijisho ryawe rireba hanze rikabona umwijima, rigahita ryohereza ayo makuru y'uko bwije rikayoherereza glande pineale. Murayibuka twari tumaze kuyivuga, nayo ihita yoherereza hypothalamus. Hypothalamus nayo igahita ihagarika kuvubura serotonine, wa musemburo w'amanywa, noneho glande pineale igatangira kuvubura undi musemburo witwa melatonine. Melatonine ikora akazi k'ikinyuranyo cya serotonine. Mu gihe serotonine ikangura ibice by'umubiri byose ngo bitangire akazi kubera ko ari ku manywa, melatonine yo imenyesha ibice by'umubiri ko ijoro ryaguye, ikabimenyesha ko bigomba guhagarika akazi bikaruhuka. Umuntu agatangira gucika intege, ibitotsi bikaza. Ku muntu mukuru, umunsi w'amasaha 24 uba ugabanijemo ibice bibiri. Igice cyo kuba ari maso gikunze kuva saa 9 za mu gitondo kikagera saa 5 z'ijoro. Hakaba n'ikindi gice cy'ibitotsi guhera saa 5 z'ijoro kugera saa 9 za mu gitondo. Mu maso yacu
mu gice cy'ahagana inyuma hari utwumviro dushobora gukurura amakuru y'uburyo hanze hasa, niba hari umucyo cyangwa se niba hari umwijima. Niyo wafunga amaso ushobora kumenya niba hanze habona cyangwa se niba hijimye. Mu ijoro rimwe uzagerageze gucana itara mu cyumba harimo abantu basinziriye, bose bazahita bakanguka. Twigeze kuvuga ko umwijima ugira uruhare mu gutuma mu bwonko havubuka umusemburo w'ibitotsi maze umuntu agasinzira. Ushobora kuba uhise wibaza uko bigenda kugira ngo umuntu asinzire saa 7 cyangwa saa 8 z'amanywa kandi habona. Nzi abantu bavuga ko buri gihe iyo bamaze kurya ku manywa bahita batangira gusinzira. Iri kosa hari n'abarigereka ku bugari, bakavuga ko biterwa n'igogora. Ibi ntabwo ari byo. Ibi nabyo biterwa na ya saha y'umubiri. Buri gihe iyi saha yo gusinzira igeze, ubushyuhe bw'umubiri wawe buragabanuka kandi ibi ngibi byoroshya guhondobera. Buri munsi mu masaha ya saa 8 ibi ngibi biba ku mubiri. Ibi bivuze ko bishobora kukubaho nubwo waba utariye ku manywa, bivuze ko ntaho bihuriye n'igogora. Uburyo ubwonko bwinjirwamo na buri kintu dukora, kuva ku kugenzura umubiri wacu kugera ku kugenzura amarangamutima, kwibuka ibyo twumvise n'ibyo twize, byose bikorwa n'imikoranire ndetse no gutumatumanaho k'utunyangingo two mu bwonko. Buri kanyangingo k'ubwonko iyo gashaka gutuma kuri kagenzi kako, ayo makuru kayanyuza mu byo wagereranya n'amasangano cyangwa se ikiraro cyangwa se nanone ihuriro ry'akanyangingo n'akandi. Ayo mahuriro niyo bita synapse. Buri kanyangingo kohereza ibinyabutabire byitwa neurotransmitter bikakirwa n'akanyangingo kakurikiyeho neza bigakorwa nka kwa kundi abana bahererekanya agati mu mukino w'agati nyine cyangwa se agakoni ku bawukinnye. Iyo bakora ubushakashatsi ku mikorere y'ubwonko rero, ukorerwaho ubushakashatsi yambikwa ku mutwe utwuma dushobora gufata ayo makuru utunyangingo tw'ubwonko turimo kohererezanya hagati yatwo. Uko niko bakora ubushakashatsi ku bitotsi. Niba ujya wibaza uko ubwonko bukora iyo umuntu asinziriye ubigereranije n'uko bukora iyo ari maso, umva uko babivuga. Babigereranya n'imyitwarire y'abafana muri stade. Iyo abafana bicaye muri stade mu gihe umupira utaratangira, buri wese abaganira n'uwo begeranye bavuga inkuru zidafite aho zihuriye n'ibyo bajemo, bavuga ibyabo bidafite aho bihuriye n'umupira. Uku niko utunyangingo tw'ubwonko tuba turimo gukora iyo umuntu ari maso. Aka kanya urimo kunyumva niko ubwonko bwawe burimo gukora. Ariko kuri stade iyo umupira utangiye, abafana bose bahita bava mu biganiro by'amatsinda bakerekeza amaso n'ibitekerezo mu kibuga, bagatangira gutekereza ibintu bijya kumera kimwe kubera ko bose baba bashishikajwe n'ibirimo kuba mu kibuga uko umupira urimo kugenda. Bageraho bakanatera indirimbo, bagafatana ku ntugu bakayibyina, bakanaririmba bimwe, bagahuza ibikorwa nka korali. Uku niko utunyangingo tw'ubwonko twitwara iyo umaze gusinzira. Ibihumbi byatwo bihita bitangira gukorera hamwe bigakora ibintu bimwe. Aha ni muri cya gihe umuntu yahunikiriye, cya gihe byagorana kugukangura. Gusa ntabwo dusinzira kuri uru rwego ijoro ryose. Matthew Walker ni umushakashatsi mu by'imikorere y'ubwonko muri kaminuza ya California Berkeley. Iyo umaze iminota iri hagati ya 50 na 60 usinziriye byo guhunikira, tumwe mu tunyangingo two mu bwonko bwawe dutangira guhaguruka tugakora ibikorwa bitandukanye n'iby'utundi. Biba bisa nk'aho utunyangingo tumwe tuzamuka tugasumba utundi, aribyo bita REM sleep. Ubundi mu ijoro iyo umuntu asinziriye agira ubwoko bubiri bw'ibitotsi. Hari ibyitwa REM sleep, hakaba n'ibyo bita non-REM sleep. Mu ijoro ryose aya moko abiri y'ibitotsi aba asa n'arimo kurwana, buri bwose bushaka kugenzura ubwonko. Ibi biba bisa n'urugamba, buri ruhande rukagenda rutsinda rwongera rutsindwa buri minota 90. And lost every 90 minutes. Dore ibyo yavugaga. REM bivuga rapid eye movement. Ni igihe uba usinziriye ufunze amaso wahunikiriye, ariko ubwonko bwawe muri icyo gihe bukaba bufite akazi kenshi burimo gukora ku buryo amaso yawe aba arimo no kwinyeganyeza. Aba afunze ariko ijisho ry'imbere ari ryo kariya kabiye riba ririmo kunyeganyega, rinanyeganyega cyane ndetse. Iki ni igihe cy'ibitotsi kibamo inzozi. Turaza kubivugaho. Non-REM byo ni igihe usinziriye ukaba urambaraye, nta gice cy'umubiri wawe kirimo kunyeganyega ndetse ubwonko bwawe bwagabanyije umuvuduko burimo gukoraho. Buri wese muri twe yakigera mu buriri mu ijoro agasinzira, iminota 90 ya mbere ni y'ibitotsi byo guhunikira, hamwe umuntu yagukangura bigoranye.
ukangutse nabwo uba wumva utameze neza ku buryo ugukanguye mutamerana neza. Muri iki gihe ubwonko bugabanya umuvuduko bwakoragaho. Iki gihe ubwonko buba burimo kohereza ibinyabutabire bituma ibindi bice by'ubwonko byose bigabanya umuvuduko byakoragaho. Ibi biri mu bituma umuntu atinyeganyeza kubera ko komande cyangwa se amabwiriza aturutse ku bwonko ntabwo aba arimo kugera neza ku bice by'umubiri ngo bibe byanyeganyega. Bavuga ko ibitotsi byo muri iki gihe bigira umumaro mu gusana byinshi mu byangiritse mu mubiri. Inshinga gusana twese turayumva. Iyo harimo kuba isana biba bivuze ko hari ahantu harimo gukorwa ibimeze nko mu ruganda, atelier. Iki gihe ikiba kirimo gukora nk'uruganda rero ni agace k'ubwonko kitwa hypophyse. Aka ngaka karimo imvubura yitwa somatrope. Ni imvubura ivubura umusemburo wo gukura. Nibyo mu ijoro iyo abantu basinziriye nibwo bakura. Ni umusemburo witwa somatropine. Uyu musemburo wongera proteine, amagufa akarambuka kandi agakomera kandi ugashongesha ibinure. Umwe muri batatu bahawe igihembo cyitiriwe Nobel cy'ubuvuzi mu 2017, Dr. Roland Peck, avuga ko uyu musemburo uvurwa hagati ya saa moya z'umugoroba na saa moya za mu gitondo buri munsi. Ibi ngibi biba iyo wabashije gusinzira neza kuri ayo masaha. Aya niyo masaha yo gukura ku bantu benshi bagikura. Iyo waraye ijoro uyu musemburo ntabwo uvurwa, bivuze ko imikurire y'abantu basinzira gake cyangwa se barara amajoro nayo birimo ikibazo. Mu ijoro iyo turyamye urutirigongo rwacu ruba rwirambuye, ruba rushobora kwiyongeraho milimetero nkeya mu burebure. Mu gitondo iyo ubyutse ntabwo ushobora kubona ko wabaye muremure kubera ko haba hiyongereyeho utumilimetero duke cyane cyangwa se tutageze no kuri milimetero imwe. Ku bantu batagikura rero bo iki gihe iyo basinziriye mu ijoro ariko nicyo gihe cyiza ku mubiri cyo kwisana. Nibwo uturwara tworoheje twikiza cyangwa se nanone indwara z'ibyorezo zigakwirakwira mu mubiri. Buri munsi twirirwa mu mirimo yangiza utunyangingo tw'umubiri wacu. Ushobora gusitara ntukomereke ariko ukababara. Ushobora gusekura ivi ku ntebe cyangwa inkokora ukumva urababaye ariko ntibigire icyo bigutwara kubera ko ubwo bubabare bugeraho bugashira. Agasebe gato ku rutoki ntabwo kajyana kwa muganga, karikiza. Kenshi urimo kubabara umutwe nabwo ntabwo ujya kwa muganga ndetse nta miti unywa. Uravuga ngo nuza kubyuka biraza kuba byakize kandi koko niko bigenda. Ariko ntabwo ari kenshi utekereza ku buryo bigenda ngo ako karwara kikize kubera ko wasinziriye. Ntabwo uzi ko ibitotsi bibigiramo uruhare ndetse ushatse wabyita umuti. Nyuma y'amasaha make dusinziriye muri cya gihe cyo guhunikira, REM sleep, hahandi n'induru zavuga hanze ntuzumve. Hariya nibwo umubiri uba uhuze uri mu bikorwa byo kuvura twaturwara no gukora utunyangingo dushya. Iyo usinziriye nibwo ubwonko burekura buri musemburo wose ufite icyo umaze mu mubiri. Gusinzira mvuga ntabwo ari bya bitotsi bya saa munani, ni ugusinzira by'ijoro bya nyabyo. Muri ibi bitotsi by'ijoro nibwo wavuga ko umubiri wawe ukora ibimeze nko gushyira umuriro muri bateri. Ni nayo mpamvu tubyita kuruhuka. Muri ibi bitotsi nibwo umwijima wawe uba urimo guhunika isukari ndetse n'inyama z'umubiri wawe zirimo kwiyongeramo ingufu. Nk'ubu buri gihe mu rukerera ahagana saa 11 za mu gitondo ubwonko bwacu buvura umusemburo witwa cortisol. Ni umusemburo ugizwe n'isukari ibiri bugufashe kwiriza umunsi wose ufite ingufu. Umubiri uba urimo kugutegurira kubyuka. Ibitotsi ntabwo bifasha umubiri wacu kwiyubaka gusa, ahubwo binaduha ubushobozi bwo gufata mu mutwe no kubika neza ibyo twamenye mbere yo gusinzira. Uyu munsi impuguke mu bitotsi zizi neza ko igice cy'ubwonko cyitwa hippocampe gifasha cyane mu gikorwa cyo gufata mu mutwe. Iki ni igice cy'ubwonko gikomeza gukora iyo umuntu yasinziriye, bya bindi byo guhunikira. Mwese niba mwarize maze mu ishuri mugatsinda, mwatsindaga kubera ko ibyo mwize byagendaga bikibika muri iki gice cy'ubwonko cyitwa hippocampe. Iyo uvuye mu rugo ugiye kugura isukari kuri butike, ugera imbere y'umucuruzi ukibuka ko ari isukari ushaka kubera ko amakuru y'uko ugiye kugura isukari aba yibitse muri iki gice cy'ubwonko. Iki gice cy'ubwonko ushatse wakigereranya n'akabati cyangwa se tiroir ubikamo ibintu. Buri munsi cyangwa se buri kanya uraza ukajugunyamo ikintu, impapuro, amakaye, amakaramu. Buri munsi cyangwa buri kanya ushyiramo ibintu bitandukanye n'ibyo wari umaze gushyiramo. Urumva ahantu ubika ibintu byose uzanye nta kuntu hatakuzura. Hippocampe ni uko ikora. Niyo ubikamo ko hari uwakubwiye nabi, uwo waramukije akakwihorera, randevu ugomba kwitabira uyu munsi,
amafaranga utishyuwe, ikintu cyose kikubaho ku munsi. Birumvikana bijya kugera mu ijoro isa n'iyuzuye. Niba ari tiruwari rero ubikamo ibintu byose twavugaga, ni byiza ko igihe yuzuye wagira bimwe ukuramo ukabishyira mu bundi bubiko bunini. No kuri hipokampe ni uko bimeze. Mu ijoro iyo usinziriye, iyi hipokampe ikora akazi ko kugenda yimura amwe muri ya makuru wiriwe ubika mu mutwe, ikagenda iyagabanyiriza mu cyitwa cortex. Ubu ni bwo bubiko bunini kandi bufite ubushobozi bwo kuvangura ibintu. Ishobora gupanga amakuru ashingiye ku byo wabonye n'amaso, ku byo wabwiwe, ku bubabare wagize igihe wasitaraga, ku mpumuro y'igitunguru wumvise, ku muziki wumvise. Ibishyira ku murongo ku buryo kubibona bisigara byoroshye. Ibi bivuze ko iyo usinziriye neza mu ijoro aribwo amakuru wiriwe urunda mu mutwe agenda yimukira mu bundi bubiko, ariko anishyira ku murongo ku buryo kuyibuka bitakugora. Ibintu bishya umenye buri munsi, ubumenyi wunguka. Iyo usinziriye mu ijoro buhindura aho bwari bubitse, buva muri hipokampe bukajya muri cortex cerebrale, ariho buba bugiye kubikwa igihe kirekire. Iyo ubyutse mu gitondo, hipokampe yawe cyangwa se bwa bubiko upakiramo amakuru yose ubonye buba bwagabanutsemo ibyo wabupakiye ejo, bukaba noneho burimo umwanya uhagije wo kongeramo ibindi. Ariyo mpamvu gusinzira byitwa kuruhuka. Urabyuka mu gitondo ukumva umeze neza kubera ko amakuru yo mu bwonko bwawe aba yimuye foda cyangwa se tiruwari yari abitsemo. Muri ya tiruwari ubikamo ibyo ubonye byose hasigaramo ibidafite akamaro kenshi, aribyo bya bindi ugeraho ukibagirwa. Ubumenyi buzakugirira akamaro cyangwa se witayeho cyane buba bwagiye aho buzabikwa igihe kinini. Abana bo mu basirimu kenshi bakubitirwa kuryama ku manywa, kandi nuko bimeze kuva kera. Abenshi bakekwa ko baryamishwa kugira ngo mu ijoro bataza gusinzira batariye, ndetse hari n'ababyeyi benshi babikora batekereza ko umumaro wabyo ari uyu nguyu. Nyamara ntabwo ari uko bimeze. Hari umushakashatsi mu mikorere y'ubwonko witwa Rebecca Spencer ukora muri kaminuza ya Massachusetts, uvuga ko ubwonko bw'umwana muto buba bukirimo gukura. Cya gice kibikwamo amakuru ya buri munsi rero cyitwa hipokampe gikomeza gukura mu gihe cyose umuntu akiri umwana. Aha rero biba ari ngombwa ko amakuru umwana yakira buri munsi avidurwa cyangwa se ahindurirwa ububiko kenshi gashoboka. Niyo mpamvu hagati mu munsi, ni ukuvuga mu masaha ya 8, ari byiza ko umwana aryamishwa kugira ngo asinzire, hanyuma amakuru yose yiriwe yegeranya, ubumenyi bushya yiriwe yunguka, bugabanywe mu bubiko bw'amakuru y'igihe gitoya, bujye mu bubiko bw'amakuru y'igihe kirekire. Ni ukuvuga ko kuryamisha umwana ku manywa nabyo biri mu buryo bwiza bwo kumufasha kwiga no gukura. Gusa ibi ntabwo ari byiza ku bana gusa, ahubwo no ku bantu bakuru ni ngombwa, cyane cyane abageze mu zabukuru, kubera ko nabo bafite ibyago byinshi byo gutakaza ubushobozi bwo kwibuka. Iyo ugiye mu buriri ugasinzira, ugeraho ukagera mu cyiciro cyitwa guhunikira, noneho ukaza kwinjira mu kindi cyiciro cyiswe sommeil paradoxal. Ubundi bavuga ko ibintu biri paradoxal iyo bivuguruzanya, kimwe gikora ikinyuranyo cy'ikindi. Iki cyiciro cy'ibitotsi cyitwa gutya rero cyitwa paradoxal kubera ko ubwonko bw'umuntu usinziriye uri muri iki cyiciro buba burimo gukora hafi nk'uko bukora iyo ari maso, ariko ibice by'umubiri w'uwo muntu byo bikaba bitanyeganyega. Kuvuguruzanya kuvugwa hano ni uku nguku: ubwonko burakora nk'aho uri maso, ariko umubiri wawe urarambaraye, ntabwo unyeganyega, urasinziriye nyine. Gusa muri iki cyiciro cy'ibitotsi amaso yawe yo aba arimo kunyeganyega, ubu yafunze ku buryo bitagaragara ko arimo kunyeganyega, ariko imbere kariya kabiye k'amaso ko kaba karimo kunyeganyega cyane. Muri iki gihe ubwonko bwawe buba burimo kohereza ubutumwa bw'ibinyabutabire bugenda bugafunga inzira zihuza ubwonko n'ibice by'umubiri, ku buryo ubwonko bukomeza gukora no kohereza amabwiriza, ariko ayo mabwiriza ntagere ku bice by'umubiri kubera ko inzira zifunze. Niba ubwonko bugutegetse kuzamura ukuboko kwawe ntabwo kwakira ayo makuru ngo kuzamuke, kubera ko amakuru agutegeka kuzamuka ntabwo akugeraho. Igice cy'umubiri cyonyine kiba kibasha kwakira amabwiriza y'ubwonko muri iki gihe ni amaso. Ibi nibyo bita kurota. Kuba ubwonko bubanza gufunga inzira zituma amabwiriza yabwo atagera ku bice by'umubiri mbere yo gukora ibi byose ni amahirwe, kubera ko bitabaye ibi ngibi, muri iki gihe cy'ibitotsi abantu bajya bakora ibikorwa basinziriye, ubwonko bwajya bukora inzozi nawe ugahita uzishyira mu bikorwa. Wajya urota urimo kunyura mu idirishya ukabaduka koko ukarinyuramo, cyangwa se warota umukino w'iteramakofe ugakubita uwo muryamanye. Ibi hari abo bibaho,
hari abo ubwonko bufunga inzira ibuhuza n'ibice by'umubiri ntibikunde, ahubwo amabwiriza y'ubwonko atangwa muri ibyo bitotsi agakomeza agatambuka akagera mu bice by'umubiri. Aba ngaba rero barota bavuga cyangwa se banakora ibikorwa, bagahaguruka bakagenda kandi basinziriye. Mu bitotsi byo mu ijoro iki cyiciro kimara iminota igera kuri 30. Muri iki gihe cy'ibitotsi cyiswe paradoxal, ubwonko buba bukora nk'uko bukora iyo turi maso. Inzozi kubera iki ziba zirimo amashusho n'ibikorwa bimeze nk'aho birimo kuba nyine, amajwi, impumuro, amarangamutima. Impamvu y'ibi byose ni uko muri iki gice cy'ibitotsi ubwonko buba burimo gukora nk'uko bukora nyine iyo turi maso, ariko kubera ko inzira zibuhuza n'ibice by'umubiri bisigaye ziba zifunze, ntabwo buba bushobora kwakira amakuru aturutse hanze. Niba ibyumviro bitarimo kugeza amakuru ku bwonko, ubwo bihita bisobanura ko amakuru yose bukoramo ziriya sene cyangwa se biriya bintu ubona mu nzozi bujya kuyavoma mu makuru wabitse mu bwonko bwawe mu bihe bitandukanye. Ya makuru yimurwa mu ijoro iyo usinziriye, ya yandi ajya muri cortex cerebral, ni amakuru yose wabitse arimo ibyo wabonye, ibyo wumvise, ibyo wakozeho, ibyaguhumuriye. Bitewe n'uko ibice by'ubwonko bishinzwe amarangamutima nabyo biba birimo gukora, mu nzozi ushobora no kwishima, kubabara, kugira umujinya cyangwa kugira ubwoba. Mu kinyejana cya 19 umuhanga mu birebana n'imitekerereze w'umunya-Autriche Sigmund Freud yigeze kuvuga ko inzozi ziba zigizwe n'ibintu byose umuntu yigeze kwifuza mu buzima ariko ntibibeho, akabihindura cyangwa se akagira ikibibuza kubaho. Gusa iki ni igitekerezo cyaje kuvugururwa. Ikizwi ni uko ibintu byose ubona mu nzozi biba bigizwe n'amakuru n'ubundi akubitse mu bwonko agenda yiyegeranya akavamo inkuru. Bishobora kuba ibintu byakubayeho cyangwa se bishobora kuzakubaho. Ibyo bita gukabya inzozi. Hari ibintu byinshi byo kuvuga ku bitotsi bitewe n'uko ibitekerezo birebana nabyo ni byinshi cyane, kubera ko uyu munsi hari n'ibitarasobanuka neza. Ikizwi kandi kidashidikanywaho ni umumaro wo gusinzira neza ku mubiri w'umuntu. Ikindi kizwi cyane ni uko umubare w'abantu basinzira neza mu isi urimo kugenda ugabanuka, ahanini bitewe n'iterambere. Kugira urumuri ahantu hose birimo biragenda bituma umwijima ubiyanga muri iyi si, kandi umwijima niwo ufasha abantu gusinzira neza. Byemezwa ko abantu bakoresha telefone zigendanwa cyangwa se bareba amateleviziyo mbere gato yo kuryama basinzira nabi cyane. Bashobora kutabimenya, ariko ubwonko bwabo n'umubiri wabo muri rusange birabimenya, bikamenya ko utasinziriye neza, kandi bibigira ingaruka zirimo kurwara indwara zirimo umutima, umuvuduko w'amaraso, ndetse bituma umubiri udakora neza akazi k'ijoro. Umubiri w'umuntu ukoresha icyumweru cyose kugira ngo ukosore ingaruka zawugezeho zitewe n'uko umuntu yaraye ijoro rimwe adasinziriye. Kugira ijoro ryiza ni ukwirinda ibikorwa bituma unyeganyeza umubiri cyangwa se ukoresha ingufu isaha imwe cyangwa se ebyiri mbere yo gusinzira. Ni byiza kwirinda ibikoresho bisohora urumuri rw'urukorano mbere yo gusinzira. Ikindi, aho uryamye ugomba kuhafunga neza inzugi n'amadirishya na rido ku buryo nta rumuri na ruke rwinjira. Mu gihe tugitekereza ku buryo bwo kujya dushaka ibitotsi mu buryo bwiza, reka tuvuge no kuri iyi ngingo.